Bakiriya bacu nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali Bar and Sale. Aha tugeze rero tuje kwereka villa house nziza iri hano Kibagabaga muri quartier nziza ituwe. Ni inzu ya villa imeze nkaho kuyireba kuri kamera nko kuyibona, imeze nkaho irimo ibipande bibiri, ariko ni inzu imwe nziza nini ndayigutuye. Ni inzu iri ku giciro cyiza, ariko reka manzi nabwire details. Ifite ibyumba 5, ikagira amadushe 6, ikagira na salon nini cyane, ndetse ikagira ibikoni bibiri. Igikoni kimwe hasi, ikindi kiba cyakoreshwa hejuru n'abandi bantu bari hejuru. So iyi nzu yacu rero iri hano Kibagabaga, ariko iri ku giciro cyiza cyane kidasanzwe mu by'ukuri, miliyoni 350 zinaganirwaho zigabanurwa, mukaba wagura iyi villa, birashoboka byose ntugire ikibazo. Ni inzu rero nziza, buriya ubwiza bw'inzu biba ari ibintu byinshi cyane mu by'ukuri. Niyo mpamvu ngiye kubereka ino video irambuye kugira ngo unyurwe ubashe kwigurira ino nzu. Iyi nzu ifite parikingi y'imodoka 5 mu by'ukuri, kandi ziparitse zimeze neza. Urumva ko ari inzu iri muri cya kibanza kiba ari kinini cyane. Ubundi abandi bakunda kubaka mu banza buto, ariko iwe yarubatse inzu nini ngari kandi ifite ibintu byose. Iyi nzu yacu rero parking yegeranye n'akajaride kari aha ngaha, ushaka kwiyicarira nk'aha hantu. Urabona bya bintu byacu ko nabwira ko nayo binini. Reba cameraman ahantu hari, urebe mu by'ukuri n'ahantu mpagaze. Iyi nzu iri miliyoni 350 zinaganirwaho, ni imari cyane mu by'ukuri. Tuvugishe rero, iyo nimero yacu muri screen iri kuri WhatsApp, ushaka kutwandikira cyangwa se ukanaduhamagara, byaba ari byiza tugufasha kugeza kuri iyi nzu. Reka mbatemberezemo mbereke bya byumba byose n'abatindiye, ndetse na salo n'ibikoni bibiri, hanyuma ubashe kunyurwa n'iyi nzu. Ni inzu nziza nk'uko ubona, ifite utujaride, utuntu twiza, mbese ni ibintu byiza cyane. Iyi parking igaragiwe n'utujaride twiza cyane. Nitugera mu nzu mbakumboje amatara arimo mu by'ukuri, uko wayibonye inyuma ni villa house, n'ubundi n'ibiyikoze byose by'imbere ni ibintu biri modern. So ndagira ngo rero mbereke, tukijya kwinjira mu nzu tuhera ku rubaraza runini cyane rugari. Muryango murabona ahantu ndi, murahabona naho cameraman ari. Urubaraza runini cyane rwiza ruryoshye, rugaragiye salo nayo nini mu by'ukuri. Noneho iyi nyubako ukuntu yubatse, urabona ifite ibirahure, urugi rwayo ni ibirahure birebire cyane, kuva ku nguni ukaza ugaheza iyi nguni, ni ibirahure byiza bitanga urumuri mu nzu mu by'ukuri. Ni urubaraza runini. Reka twinjire muri salo. Wow, murabona salo nini cyane yisanzuye ngari mu by'ukuri, cyangwa murabona ibintu ukuntu bimeze. Murabona salo, intebe zose wateramo, ni ibintu byiza, wakakiramo abantu benshi cyane bashoboka. Ariko noneho ngira ngo buri urebye hakurya hari ntugire ngo hari ikindi. Iyi ni design ya TV stand, ntago ari bwa bundi barunda buto buto. Iki gikuta cyose uko ukibona black, ndetse n'ino MDF ikoreyeho, ni ibintu byiza. Abantu bamenye kubaka ibintu bisa neza mu by'ukuri, biryoheye ijisho. Salo ni ngari, ikagira n'iri ya TV stand nziza, ariko tukagira na salle à manger. Ngira ngo murayibona ngiyi, urabona amatara ari aha ngaha hejuru ya salle à manger, kuna ari ibintu byiza cyane. Plafond ngira ngo murayibona ni gipusamu, amatara ni meza, ni ibintu biryoheye amaso mu by'ukuri. Iyi nzu koko uramutse gucitse cyangwa ntudukorere subscribe ngo uyibone kuri Kigali Bar and Sale, ubu wa mbere mu kuyibona ntiwaba unyazwe zigahera. Reka no kubatinda, ntabwo nshaka gukora video ndende cyane, gusa ndabibutsa ko ku giciro cya 350 zinagabanirwaho hano muri quartier nziza Kibagabaga. So tuvuye aha ngaha rero, salle à manger hari uburyo iri open na kitchen. Ndagira ngo mbanze mu ndebere iki gikoni ntanavuga, nancishizemo kamera abanyerekere murebe. Hari igihe tuvuga mukagira ngo wenda n'ukubabeshya niki. Reka cameraman abancishizemo video ntanavuga, murebe ubwiza bw'iki gikoni. So ngira ngo murakibona rero, ni igikoni kigari, kinini, kisanzuye. Ndakubwiye ngo kinini, ariko mu by'ukuri options zose washaka guteramo ibintu birashoboka mu by'ukuri. Reba icyo gikoni, kandi dufite ikindi hejuru. Tuvugishe none aha ngaha ntunyagwe ngo zihere. Reka no kubatindira mbohereze muri byumba murebemo naho ubwiza bwabyo. So murabona aha ngaha rero twinjiye, tujye kubereka ibyumba biri hasi. Hasi tuhafite ibyumba bibiri. Aha ninjiye ni mu cyumba cya mbere, gifite na bathroom yacyo, niyo ubanzaho. Urayibona ngira ngo nayo ni nziza, ifite amakaro meza. Tugera ku cyumba kinini cyane, cyisanzuye, gifitemo ya matara meza cyane
nk'aya ngaya mu by'ukuri. Murabona ibintu byiza bisa gutya koko. Iyi nzu si nk'inseko kuyigura. Iyi nzu kuri miliyoni 350. Reka noneho dukomeze mbereke ikindi cyumba nacyo kiri hasi. Iki ni icyumba nanone dusanga hasi kigenzi cya kindi ginini, bihuriye ko ari icyumba kinini, kikaba gifite nacyo balkoni hano ku rubaraza. Ni icyo twakwita icyumba cy'abashyitsi, nacyo kikaba gifite noza dushe yacyo nziza cyane. Murabona amatoilette n'araterekwamo, ariko byose nimugire ikibazo bizajyamo. Reka mbazamure hejuru n'abatindiye murebe ubwiza bw'iki cyumba. Gifite umwihariko wacyo, gifite urubaraza rwiza runini narwo rugari rwisanzuye. Urumva umushyitsi mu by'ukuri aba agomba kuba ahantu heza, akaharara, akifuza kuzagaruka kugusura. Reka mbazamukane hejuru turebe ubwiza bw'ibyumba bisigaye hejuru. Allo? Yes, reka dukomezanye rero. Hangaha tugeze kuri floor ya kabiri. Nari nibagiwe kubabwira, muri ibyo byumba bitanu ifite n'amadusha 6 ifite na salon nini ngari cyane, ikagira ibikoni bibiri, ariko ifite inyongera rooftop. Yewe twakita nko ku floor ya gatatu. So hangaha rengeye kubereka ibyumba bindi mingukiyo hangaha byiza cyane. Ibi byumba nabyo ntabwo babitandukanya n'ibyo hasi, gusa byose icyo bihuriyeho ni binini, amatara meza, plafo ya gipusamu, ndetse buri cyumba kikaba kigiye gifite dushe yacyo. Mu by'ukuri urumva ko ari ibintu biri byose. Ibyumba ni nka master bedroom, ariko ko master bedroom yo ifite akarusho kayo. Reka nze nayo nyibatembereze nyibereke muri ubwiza bwayo. Ntaragera muri master bedroom rero mfite hano ikindi cyumba. Urumva hasi twaberetse 2 na kiriya cya gatatu maze kubereka, iki ni icya 4. Master bedroom irabiya 5. Icyumba cyiza nacyo mu by'ukuri kiryoshye, gifite dushe yacyo, gifite bya bindi byose nababwiraga, ariko kikagira urubaraza rwiza cyane narwo rushobora kuba nka view mu by'ukuri rwiza, ushobora kurazamo n'umushyitsi. Nanone kiri hejuru ya cya kindi cy'abashyitsi nabwiraga, bigiye bifite baliko. Reba mu by'ukuri quartier, hari igihe bakunda kutubaza ngo neighborhood nzirimo ngimeze gute. Nijya kuri rooftop ndabafatira view y'inzirimo, hanyuma murebe ukuntu ari ibintu byiza cyane. Reka ntabatindiye tujye mu cyumba cy'umuryango murebe ubwiza bw'inzu. Wow, tugeze aha ngaha noneho ni nk'ikibuga. Ngira ngo murabona ko yenda kungana nka ya saro, irenda kungana nka ya saro mu by'ukuri. Dore amatara arimo kuntu ari meza. Iya saro yo hasi mu by'ukuri urabona ko ino chambre principale yiyinga niyo washyiramo icyumba ngira ngo cya 6 kuri 6, ikintu cyose washyiramo cyajyamo. Kandi ubwo gutyo bireba no kuvuga ngo dufite umwanya wa garderobe ahangaha hirya. Ntabwo rwose yisarimo mu bintu byajyamo garderobe. Ariko noneho ntaranabereka dushe. Hano imbere y'iki cyumba hari urubaraza rwiza cyane ruryoheye ijisho. Rega ndakwibutsa ko iyi nzu mu by'ukuri miliyoni 350 wa muntu zinaganirwa zikaturwa. Kibagabaga ikibanza kigura miliyoni 150 mu by'ukuri. Ni ibintu bitapfa kubaho. Hari abantu bafashe icyemezo cyo gutanga imari badahenza abakiriya mu by'ukuri, kugira ngo dukomeze twubakane umuryango mwiza. Reka mbinjize hano muri bathroom yayo ngari cyane, nayo ifitemo na design. Reka nsa n'ugira inyuma cameraman abanyerekere neza, yinjiremo abanyerekere ubugari bw'iyi dushe ukuntu ingana. Hari ahagenewe ikirahure, hari ahagenewe shower, n'ibintu byiza cyane. Dore no hirya hagenewe kuba washyiramo jacuzzi. Urabona ko ushobora gushyira jacuzzi ahantu hari tiyo, ahangaha akajya toilette. Ariko murabona ya design twari dufite ko igarutse ahangaha. Murabona uyu mufundi kuntu azi kubaka, kandi uko uyibona ubwiza gutya ntabwo ari ugushashagirana. Inzu iranakomeye, yubakishije amatafari ahiye. Reka mbazamukane kuri rooftop mbereke uko inzu imeze. So murabona ko tugeze kuri rooftop, ariko tukigeraho dufite hano umwanya wa toilette ushobora gukoreshwa n'abantu bari hejuru, atari ngombwa ko bamanuka. Hari utuntu twa tukiburamo duto, ariko inzu nyaho mwayibonye ubwayo ko ari inzu nini. So muraza kwibaza ngo cya gikoni rero ni iki ngiki cya kabiri bagomba gufungamo twa tubati. Babona ko nacyo ari igikoni kinini kigari cyisanzuye. So reka mbigize hanze mbereke view y'iyi nzu. Hano duhita duhura n'umuryango mwiza nawo munini, tukajya rooftop noneho yo kwicaraho nziza cyane. Murabona ko ari ibintu biryoshye. Inzu nini cyane ngari, ngira ngo nagiye mbereke buri cyumba, mubona ko ari ibintu bigari. Murabona quartier, abantu bajya batubaza ngo abaturanye ngo bimeze gute. N'ahantu hatuwe VIP Kibagabaga. So iyi nzu rero nimba ikunyuze, tuvugishe rwose
ariko icyo nagushishikariza wibuke kudukorera subscribe. Mu by'ukuri imari nk'iyo ujye uyibona n'ubu mu kanya hindi ngiye gukora nkashyiraho ubashe kwibona imari nk'izi tuvugisha ubu rero zirimo n'ibiganiro. Akandi kantu rero ngiye kugenda ntababwiye, iyi nzu iri kuri kaburimbo, ngira ngo umuhanda wose bamaze kuwukora neza, mashini yaciyemo na kaburimbo bagiye guhita yishyiramo, wowe uraza kugura n'ubundi kaburimbo yagezemo. So murakoze rero kuri iyo numero mwatuvugisha, ariko nyamuneka ndongera kubisubiramo kuri subscribe tuzamurane. Murakoze.